umunaniro, inzara. Bana ba Mutete roga tetere inkoko we ntabwo ari we mbwira. Papa urabona ko nyoko n'abakobwa bavuye aha ngaha bagakurikira kiri umuntu cyane cyananiye, ariko buriya baraza kugaruka kandi ntabwo baza gutinda. Papa bararayo. Kurarayo se baraza ntabwo batinda. Kariya gatoki rero ureba, kariya gatoki nyoko yakazanye, kazana nimugoroba. Muri urwo rwego rero ushaka kubabwira ko uriya mwana nubwo nyoko ahora amushyigikiye buri munsi, amakosa akora akayakomeza kuyarwanirira ndetse akamushyigikira, ntabwo mba mbishyigikiye. Ariko papa n'imbabazi zibaho, wagiye umubabarira. Imbabazi buriya zangara nawe, ariko isi zamugira imbabazi azabona, sibyo? Papa nawe byakubaho, ntabwo ari bo bashatse ko bibabaho, wabababarira. Rero mwabana mwe ngiye kubabwira agakuru ka Joriji, sibyo? Buriya Joriji yari inshuti na papa we, sibyo? Noneho papa we akajya atwara Joriji ku ishuri. Buri gitondo uko babyutse Joriji agatwarwa na papa we ku ishuri. Bagenda bari mu nzira, papa Joriji yari afite ifarashi murayizi? Indogobe. Simuyizi? Hanyuma papa Joriji yari afite indogobe y'inyantege nke, akajya ahura n'abagabo bafite indogobe zifite imbaraga, indogobe ziheka imizigo zigaheka n'abantu, sibyo? Hanyuma Joriji abaza se ati, ese papa wowe ko ufite ifarashi cyangwa se indogobe y'inyantege nke, ni iki cyabiteye? Bareba Joriji aramubwira ati, mwana wanjye rero dukomeze n'ibindi uraza kubibona. Bageze imbere bahura n'umugabo ufite umugore mwiza, barakomeza. Bageze imbere babona abacuruzi b'inka nyinshi cyane, yego. Bageze ku ishuri, Joriji ajya mu ishuri ariga, papa we aritahira. Uzi ikintu cyaje kubaho? Mwarimu yabajije buri munyeshuri icyo azaba. Ahera ku wa mbere aramubwira ati, ngiye nzaba perezida. Uwa kabiri ati, ngiye nzaba minisitiri. Uwa gatatu ati, ngiye nzaba umuhinzi. Bageze kuri Joriji abwira mwarimu ati, ngiye nzaba inyana y'imbwa. Ariko nubwo arakaho nibagiye kubabwira, ubwo Joriji yabazaga se impamvu abandi bafite abagore beza n'amaflashi meza, ise wa Joriji yabwiye Joriji ati, mwana wanjye ziriya ni inyana z'imbwa, niyo mpamvu zifite ibintu. Nawe rero niba ushaka kuzaba umuntu ukomeye, uzaba inyana y'imbwa. Mwarimu arangije abwira Joriji ati, uzaba iki Joriji? Joriji ati, njyewe? Joriji araseka, njyewe nzaba inyana y'imbwa. Byarangiriye aho. Mwarimu ati, kubera icyo uzaba inyana z'imbwa sha? Joriji ati, burya rero inyana z'imbwa hanze haza haragafashe. Inyana z'imbwa zifite amashofari cyangwa se
indogobe zifite imbaraga, inyana z'imbwa zifite ikintu bita abagore beza, inyana z'imbwa zifite inka inyana z'imbwa hanze aha zifite ibintu. Mwarimu ataha niba noneho nawe ushaka kuzaba inyana y'imbwa ntacyo narenzaho. Joriji ati mwarimu wowe niyo mpamvu rero ntacyo uzageraho kuko udashaka kuba inyana. Inyana y'iki? Inyana y'imbwa. Inyana y'imbwa. Ariko inyana y'imbwa murayizi? Njye ndayizi. Inyana y'imbwa iba imeze ite? Ni inyana y'imbwa. Inyana y'imbwa. Ntabwo ari inyana y'inka, ibaye inyana y'imbwa gute? Nuko uvuze ko ari inyana y'imbwa. Inyana y'imbwa. Ubwo ni imbwa yari irakura ingana n'inyana y'inka. Niho bahera bavuga ngo ni inyana y'imbwa. Simbibagije agahinda ka murumuna wanyu se? Murishimye? kubera iki Joriji atajyanye na nyina? Kubera iki atajyanye na nyina? Mpamvu Joriji atajyanye na nyina rero, ubundi umugore kuva kera cyane nta mugore, buriya niyo mpamvu mubona murumuna wanyu yabaye ikigoryi, nuko ari inshuti na nyoko. Iyo ubaye inshuti na mama wawe uba ikigoryi, kugira ngo ube umugabo bigusaba kuba inshuti na papa wawe. Niyo mpamvu Joriji yakundaga kugendana na papa we. Bivugwa ko Joriji yari umunyabwenge kandi yari afite ubwenge budasanzwe, ariko isi yo hanze aha imufata nk'injiji. Niyo mpamvu buriya mubona kano gahungu kanjye, niyo mpamvu tujyana guhiga aka ngako reba. None se papa ubona musaza wacu azagaruka? Abana mwe rero nta mwana nta cyana, ntawe nkunze ntawe nanze, abana bose ni bamwe kuri njye. Abana bose ni bamwe, sibyo? Nuko wamwirukanye. Kada ntabwo namwirukanye, njyewe icyo nakoze namuhaye akanya ngo ajye kwitekerezaho. Hari n'igihe muzumva mukumva kiri iyo ngiyo kiri kwiba, hari n'igihe cyasara asaze se nitwamu Niba mufunga. Reka sha bamufunga. Bazamufunga niba Busha ufunga si ufungura, sibyo se? ariko ni wowe uzaba ubiteye. Ariko hari umupfumu ujya undagurira, ntabyo muzi se? Uwo mupfumu nitumujyaho azohereza imbaraga umwana wacu agaruke mu rugo. Hari ikibazo? Kuki utamaye akanya ngo yitekererezeho umuntu? Oya nta kanya akwiye, ahubwo yari akwiye inkoni n'imihini. Papa ntabwo ari ariko mubona uburyo mama wanyu mukubita buri munsi. None se papa kubera iki mukubita buri munsi? Umugore aba akwiye inkoni. Nuko se. Aha umugore nukubitwa mu abana. Uyu nukubitwa. Namwe nimukora abagabo banyu bazajya bakubita. Ibyo mutete. Mute. Umugore ntago ari ugukubita. Oya da. Bakubwiye ngo nimukora abagabo banyu bazajya bakubita. Hanyuma umugabo nagukubita ukahukana. Yego. Nawe uzamukubita. Niwahukana uzamenye kuri ikigori. Ntabwo urugo uzaba ukirushoboye, sibyo? Yesu hagumya akakwica. Ego ko bagesera, ako bana ba ntabwo muzi ko muri abagesera. Nta mugesera wahukana. Barahangana. Eko. Harya nababwiye ko abagesera bahagarariwe n'ihe nyamaswa. Inyamanza. Inyamanza. Hanyuma tugiye kurimba akaririmbo kavuga ku nyamanza, sibyo? Inyamanza iranyerera ntiyona, ngaho twagiye 1 2 3. Inyamanza iranyerera ntiyona. Ya ntiyona sha iranyerera ntiyona. Iranyerera ntiyona. Inyamanza iranyerera ntiyona. Inyamanza iranyerera ntiyona. Mu mvura iranyerera ntiyona. Muvuga ngo mu mvura murajya muvuga ntiyona. Mu mvura Niyona. mu kabare Niyona.
mu murima niyona mu isoko niyona mu mafamu niyona no mu kazi niyona mu rushako niyona mu kurwana niyona inyemanza iranyerera ntiyona inyemanza iranyerera niyona niyona sha iranyerera. Nyuma rero mwabana mwe kariya karimbo nabaririmbiraga k'inyamanza ni inyamaswa yari ihagarariye abagesera, bivugwa ko ngo bagendaga badasezeye, sibyo? Rero murumuna wanyu we yagiye asezeye, yagiye adasezeye, yagiye adasezeye. nashakaga ngo abasezere. Ako papa ubwo wagumye kutuganirira ukatwigisha, yani ngombwa ko mukuru wacu agaruka. N'igihe yagenda akaburirwa irengera agaherayo ntazagaruka. Oya papa turamukumbuye cyane. Wajya kumushaka se hari ikibazo? Ahubwo wakaye ko wawihuse. Se nzamubona. Uramubona n'umushaka. Abana banjye buriya ndabakunda, nawe ndamukunda, ariko buriya ngiye gukora uko nshoboye kose njye kumushaka nzamubagarurire, sibyo? Hanyuma rero kagende njye gushaka umwana wanjye, ariko mbere yo kugenda mama wanyu murabizi ko iyo mama wanyu adahari, sibyo? Nta wundi muntu, sibyo? Nta wundi muntu wabatekera, sibyo? Bashiki bacu bateka papa. Bashiki bacu ntabwo bateka. Bashiki banyu? Kare nuko nataza mubwire. Kano gatoki ni mama wanyu uraza kukabatekera, nta wundi muntu habe n'umwe. Mushake mu bashiki wacu azi gukara. Muhohoke mwogaho. Ateke ni minsi cyane. Uzumuzanye. Uzumuzanye. Turamukumbuye umuzane. Maze dore. Ndabumva ndi kubareba mwabana. Ndi kubumva sha. Ndi kubareba. Ariko bidatinze. Urumuna wanyu nawe azaza, sibyo? Muhumure. Reka kagatoki nkabike nyoko naza niwe uraza kukabatekera. Reka ngende mwabana mwe ngaho rero, sibyo? Uze gutegereza nyoko. Na bukuku. Ubwo nibaza baraza kubatekera, sibyo? Sawa. Ndamuzana. Umwana wanjye se kuse. Umugore induru, abana induru. Kira cyana ubundi nashirukaniraga iki mu rugo wanjye. Iki kintu se cyo ni igiki none? Buriya mugore wanjye hari ikintu namuhishe atazigera amenya n'abana banjye. Nabahishe ko ndi umuhigi w'indwanyi. Aka kantu nzi kugakoresha neza cyane. Ariko iyi nkota ni nziza.
nkeka ko iyi nkota ari umuzungu waba warayitaye hano, cyangwa se akaba yarahiciwe akibagirwa iki kintu, ko numvisha umuzungu avuga ko ari inkota. Iki kintu ni ingenzi, ndaza kugitwara iwanjye njye nyikoresha mu buzima bwa buri munsi, ndebe ko byibuze nazivuna umwanzi, dore ko umwanzi akomeje kunzahaza pe, kandi birakwiye ibi ngibi. Nzajya nkabikamo hano, naha rwose, naha ni hano, ndenzeho ubundi nigendere. Ntawamenya, hari n'igihe umwana wanjye nzamubona kuko ntazi aho yarengeye, kandi iri shyamba naryo ntirinyoroheye, ngomba kuzahuriramo na byinshi, harimo inyamaswa z'inkazi ndetse n'abantu babi bazanyataka. Ariko ubwo nta bantu bahari, reka ndeke kugahisha nkakuremo ntitwaze. Mpuye n'inyamaswa ni ukwita nyirya rwose. Ni ukuvuga ngo iyi ngiyi izamfasha guhiga kugira ngo mbashe kubona inyama zitunga umuryango wanjye. Iki nicyo cyari gikenewe ubundi. Naho uriya mwana uriya, yewe gakuba. Njyewe Sayinzoga, umuhungu w'u Rwanda, umuzira guhunga nkaba Sayinzoga, ugomba kugaruka iwawe uzanye umuhungu wawe Gakuba. Nutamugarura bizagukoraho, kandi koko ibintu birakwiye. Come on. Umuntu numvisha uvugara hano hari abantu bari kunyumviriza. Reka inkota yanjye nyibike ugira uyibona. Numvisha umuntu avuga, ngenda ntawamenya. Abantu b'iyi minsi ntiboroshye, so kwidafata ntayo barimo hano, ariko hano yabiri kugaragara. Shirehera aya agira ikoti ryanjye, ikoti y'abahigi yo gutya se, gutya baho gutya birakunda, gutya ngende mpishe nta wamenya. Abisi ndabazi, reka ngende. Ariko kiranatyaye, reba uyu muyenzira nzivuna umwanzi.